Elisa shimwe no kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ni Prophet Imana Elisa muri kubana muri umwanya. Reka dusome ijambo ry'Imana rigaragara muri Nahumu ibice bibiri. Umurongo wa mbere avuze ngo dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro. Yuda we komeza ibirori byawe byera, higura imihigo yawe kuko umunyabibi atazongera kunyura iwawe atsembweho pe. Yesu akomeze kubahereza umugisha kandi akomeze kubagirira neza, kuko afite imbaraga zo kurinda ndetse no gutabara, afite imbaraga zo gukora ndetse no guhamagara. Niwe utugirira neza umunsi ukira, niwe ututabara ku manywa, niwe uturengera nijoro. Byanga byakunda ahora mu ruhande rwacu, ahora ashaka kutugirira neza, ahora ashaka kuturengera. Ndashaka nkubwire ngo abantu bagutaye, abantu bakurekuye, abantu bakuvuyeho, Yesu niwe ujya ugufata amaboko, Yesu niwe ujya ukurengera, Yesu niwe ujya ugutabara, Yesu niwe ujya ukora iby'agaciro ku buzima bwacu, tukongera kandi tukabona imbaraga, tukongera kandi tugahindura ubuzima, imibereho yacu igahinduka. Bibiliya rero itubwiye ngo iki muri Nahumu ibice bibiri umurongo wa mbere haravuze ngo dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro. Ngo Yuda we komeza ibirori byawe byera, higura imihigo yawe kuko umunyabibi atazongera kunyura iwawe. Reka nkubwize ukuri kandi nkubwire icyo Imana ikuntumyeho n'icyo Imana iganire nanjye aya masaha iki gitondo. Ndashaka kukubwira ko hari Imana igiye kukurengera, ndashaka kukubwira ko hari Imana igiye kugutabara. Nubwo wari uri mu bihe bikomeye, nubwo wari uri mu bihe bitoroshye, nubwo wari uri mu makuba, nubwo wari uri mu ntambara, ariko dore mu mpinga z'imisozi, mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza. Hari umuntu uzanye inkuru nziza ku buzima bwawe, hari umuntu uzanye ubutabazi ku buzima bwawe, hari umuntu uzanye kurengerwa ku buzima bwawe, hari umuntu uzanye kuvuganirwa ku buzima bwawe. Ngo dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro. Ngo Yuda we higura imihigo yawe. Le posti tandi di fone mayasa. Ndashaka kubwira iki? Dore mu mpinga y'imisozi byari byaranze, wari uri ku musozi, wari uri muri baka, wari utinze ahantu, wari utinze ku musozi runaka, wari utinze ku musozi w'ikibazo, wari utinze ku musozi w'ideni, wari utinze de pifostasi di baga, ku musozi wasebeyeho. Ariko umva ijambo ry'Imana kuno rivuze ngo dore mu mpinga y'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro. Ngo Yuda we higura imihigo yawe, munyarwanda higura imihigo yawe, munyamasengesho higura imihigo yawe, wowe usenga uhamagara Imana, wowe inginga ijuru higura imihigo yawe. Kuko dore mu mpinga y'imisozi hari umuntu uzanye inkuru nziza, hari umuntu ukuzaniye inkuru nziza. Wari ufite ubukene, wari ukubaza ngo urabigenza bite, wari ukubaza ngo bizarangira bite, wari ufite umusozi w'ideni, wari ufite ikibazo, wari ufite umusozi w'uburwayi. Ariko najya nkubwire ngo mu mpinga y'umusozi hari umuntu uzanye inkuru nziza, hari umuntu uje kwamamaza iby'amahoro. Uwo nta wundi ni Kristo, uwo nta wundi ni Mesiya, uwo nta wundi ni Yesu utabara, ni Yesu hindura amateka, ni Yesu hindura ubuzima. Lesi ekotandi divone mayasa. Ni Yesu ujya utugenda imbere akaringaniza ahantu hose ataringaniye, akaringaniza imisozi. Ibyari biri ku buzima bwacu, byari bidufasheho ijambo, byari bidufasheho umwanya, ajya bihindura akabiringaniza, tukongera kandi tugahabwa icyubahiro. Warasuzuguwe, abantu barakwanze, abantu bakuvuyeho, ariko hari inkuru nziza. Nuko Yesu amanutse ku buzima bwawe, nuko Yesu amanuke kugutabara, nuko Yesu amanuke kukuvuganira, nuko Yesu amanuke kukwitaho, nuko Yesu yumvise gutaka kwawe, yumvise kuniha kwawe, yumvise kuburoga kwawe, yumvise gutabaza kwawe. Niyo mpamvu desti enema yohereje mu mpinga z'umusozi desti enema yasa amaguru yuzanye inkuru nziza. Hari inkuru nziza imanutse ku buzima bwawe, hari inkuru y'ubutabazi, hari inkuru yo kurengerwa, hari inkuru yo kuvuganirwa, hari inkuru yo gukira, hari inkuru desti enema yo kwishyurirwa ideni, hari inkuru destafone maga yo kongera gukorwaho, hari inkuru yo kurengerwa, hari inkuru yo kuvuganirwa yongeye kuza ku buzima bwawe. Le posti divo maya segre lance kotani maega. Uwo musozi wa diabete wari uriho hari desti enema, hari inkuru yo kugukizije. Lesti ekotani maega. Uwo musozi destas enema wa kanseri wari utinzeho uhagaze igihe kirekire, uwo musozi ugiye kumanuka. Dore kuko mu mpinga y'umusozi amaguru yuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro. Ngo Yuda we higura imihigo yawe, we komeza senge, komeza uhigura imihigo yawe, komeza ibirori byawe, komeza gusenga kwawe,
komeza guhamagara, komeza kwinginga. Reka ubwira ngo wicogora, reka ubwira ngo wigira ubwoba, reka ubwira ngo witinya. Yesu arahari, Yesu agiye kurengera, Yesu agiye gukuraho, Yesu agiye gutabara. Yesu desti enema yongeye kandi gukwibuka, yongeye kukubambira amahema, yongeye kudesti enema yongeye gushura ibyaha. Higura imihigo ya, higura imihigo ya. Icyo wahize imbere y'Imana gihugure, icyo wavuganye n'Imana gikore. La postita nima ya saigro lance kotani magra. Birashoboka ko wari uri mu muryango ta nima ya saigro ari wowe ucishijwe, ariko reka nkubwire, dore mu mpinga y'umusozi amaguru yuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro. Haravuze destinema lestanse kotanima, komeza ibirori byawe. Hari abantu Imana igiye guhamagara wo mu muryango wawe bakakugarukira, bari barakuvuyeho, bari baragutaye, ariko Yesu ategetse ko bakira agakiza. Mu mpinga y'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro. Yuda we, komeza ibirori byawe. Tolesti enema ya sa. Iyo baka uhagazemo yakubera desasaiba lasi enema ya sa, yakubera ikibazo uhagazemo, icyo kigerageza uhagazemo cya desti enema cyarakuremereye, uburwayi uhagazemo bwarakuremereye, amakuru uhagazemo yarakuremereye, ideni ufite yarakuremereye. Lase kotanima yagra, ubuzima bwawe kubera ko butari kugenda neza, bitari kugenda uko ubyifuza, byarakuremereye. Ariko ndagira ngo utangarize inkuru, leta ndidi bomana yagutangariza inkuru. Dore mu mpinga y'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro. Hari amahoro Imana izanye mu buzima bwawe, hari umutuzo Imana izanye mu buzima bwawe, hari gukomera Imana izanye mu buzima bwawe, hari guhabwa imbaraga Imana izanye mu buzima bwawe, hari ukurengerwa, hari ukwibukwa, hari kugirirwa neza, hari kuvuganirwa. Lekota sani magra, umaze igihe kirekire nta kintu uri kwakira, umaze igihe kirekire ukora byanga, umaze igihe kirekire usenga, ariko desta sani magra uri ku musozi, abantu bose bakurebaga gusuzuguriraho. Ariko dore mu mpinga y'umusozi amaguru yuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro. Ngo Yuda we, komeza ibirori byawe, higura imihigo yawe, kuko umunyabibi, reka nkubwize ukuri, umurozi wakurugaga agiye gukurwaho, abakwangaga bagiye gukurwaho, abakudesti enema bagiye gukurwaho. Yesu agiye kugutabara, Yesu agiye kukurengera, Yesu agiye kukwitaho, Yesu agiye kukuvuganira, Yesu agiye kukwibuka. Reka ubwire ngo humura, reka ubwire ngo kumera, reka ubwire ngo bishidikanya. Gira desti enema la fo ekotanima de las enema igre, yavuganye nawe niyo kwizerwa, ni Imana ikora, ni Imana itabara. Munyabibi agiye gukurwaho, atsembweho, abakwangaga bagiye kumwara, bagiye gukorwa n'isoni, kuko Imana izanye inkuru nziza. Desti enema yaga ku buzima bwawe. Reka ubwire ngo Imana igiye kukwibuka, reka ubwire ngo Imana igiye kugutabara, kandi Yesu agiye kukwitaho, kandi Yesu agiye kukurwanirira. Komeza wizere, komeza wiringire, kandi umuhanga amaso azakugirira neza, azagutabara. Shalom, shalom.